yaranditse aravuga ngo nkwiriye kwirata nubwo bitagira umumaro. Reka mbabwire ibyo neretswe n'ibyo neshure n'umwami wacu. Nzi umuntu wo muri Kristo Yesu wazamuwe akajyanwa mu ijuru rya gatatu, akumva ibitavugwa iby'umuntu adakwiriye kuvuga. Ubashize imyaka 14 yarazamuwe ajyanwa muri paradizo. Rero Imana irambwira ngo aha muri paradizo roho zitegererezayo, ngiye kukwereka inzira iroho ya buri muntu wese icamo. Rero amabariyeri arimo uba ariyo ugenda ubwire abanyarwanda. Rero Imana irambwira ngo buno butumwa ngiye kuguhereza si ubw'abanyarwanda gusa, si ubw'abanyafurika gusa, bwo n'ubw'abakristo bose bari munsi y'ijuru. Irangije irambwira ngo ni inzira roho ya buri mukristo wese icamo nyuma y'urupfu rwa buri muntu wese. Yambwiye arambwira ngo ngiye kugutuma ku bandi bantu basengera mu matorero atandukanye ariko bazarimbuka. Muri abo hari abasengera muri ADPR, hari abasengera mu bakatolike, hari abasengera muri za Zone Temple, hari abasengera mu badventiste, hari abasengera muri za methodiste, hari abasengera ahantu hatandukanye, kuko yambwiye ko ubu butumwa atari ubw'idini na rimwe bubogamiyeho, ahubwo ari ubutumwa buri mukristo wese azacirirwamo urwo rubanza amaze gufa. Doko n'inzira buri mukristo wese azacamo. Umuntu wa mbere yabiri natumwe ko atazigira atambuka ino bariyeri ya mbere, ni umuntu usengera ahantu hatandukanye ku isi ariko akazasoza urugendo rwe ku isi atari yabatizwa mu mazi menshi. Mu gitabo cy'ubutumwa bwiza bwanditswe na Yohana ibice 3 murongo 23 haravuzwe ngo ariko Yohana we yabatirizaga muri Ayinoni bugufi bw'Isalimu, kuko aho hari amazi menshi abantu barazaga bakabatizwa. Ndangije ndamubaza ngo ese cya gisambo cyari kiri ku musaraba ko cyagiye mu ijuru kitabatijwe mu mazi menshi? Ariko ukaba undi muntu natumweho. Rero undi muntu natumweho ni umuntu uzasoza urugendo rwe hano ku isi atari yarya igaburo ryera, atararya kiriya kimenyetso cy'umubiri wa Kristo n'amaraso ya Kristo, kuko byanditswe mu gitabo cy'ubutumwa bwiza bw'umwami wacu Yesu Kristo bwanditswe na Yohana 6:53 haravuzwe ngo ariko nimutarya umubiri w'umwana w'umuntu ngo munywe n'amaraso ye nta bugingo muba mufite muri mwebwe. Rero teka ntumyeho basengera mu idini ya Katolike, umuntu wese uzi ko yatanze amafaranga yo kujya kubaka kiriya gisitati cya Bikira Mariya wese azagenda abyihane, kuko yeramije ibigirwamana. N'undi muntu wese akikubise imbere n'uwambaye amashapure agasenga ari amanigi bambara mu majose, n'abantu bagiye babyirukanka mwaje mufata amazi bita amazi y'umugisha. Reka mbabwire hari abandi nabwiwe yuko basizwe ari amazi y'imigisha ariko ari amazi yogeshejwe imirambo. Rero nta mazi y'umugisha ari mu isi, amazi y'umugisha ari mu ijuru. Nta mazi y'umugisha ari mu isi, amazi y'umugisha ari mu bwami bwo mu ijuru. Rero bino bababwira ngo na amazi y'umugisha hari abayaterwa ariko hari amazi yogeshejwe imirambo. Umuntu utazatambuka kuri no bariyeri ni umuntu atunganije bino bintu byose maze kubabwira ariko kazasoza urugendo rwe ku isi afite umuhigo yahize atahiguye, ahubwo akajya asenga avuga ngo Imana imbabarire igasimigure. Abashumba n'abahanuzi nabo bakamubwira ngo Imana ikubabarire agapfana uwo muhigo. Ndatumwa ngo abantu mwese mwahize imihigo muyihigure, ntago ndibabwire ngo isumba byose ngenda umunyantege nke muri sikondo umwimukira ntagufite nagerahe imbere ingabo inkingira twongeye kubasuhuza abakunzi b'Umuremyi TV. Imana ibaho umugisha twebwe bw'abadukurikira ku Muremyi TV, aho mu majyepfo, mu majyaruguru, iburasirazuba, iburengerazuba, umujyi wa Kigali turabashuhuje mwese. Namwe abari muri diaspora turabashuhuje. Imana ibaho umugisha kandi barinde ibakomeze, kandi nukuri turabasabira umugisha kubakanze subscribe, like, comment. Mwese Imana ibaho umugisha, mukomeze rero mukande subscribe ku Muremyi TV. Rwose Imana irabaha umugisha. Uyu mwanya rero tugiye kumva ijambo ry'Imana. Tubanze dusenga Imana kugira ngo Imana ituyobore muri iki kiganiro Imana igiye kuduha. Turagushimye uri Imana kandi urera,
urakiranuka mu izina ryawe Yesu Kristo, wabanye natwe, waturinze umwanya wose twari turi hano kuri iyi si. None tugeze muri uyu mwanya tugiye kumva ibyo wavuze, ibyo werekanye, ibyo wahaye umukozi wawe. Ni ukuri Mana ikomeye, murinde ubane nawe. Mana turagushimye kuko wabanye nawe ukaba wamurinza, bagiye kumva ijambo ryawe, bakumva ibyo werekanye kandi bongere kubyumva. Ni ukuri bongere guhinduka, bongere kumva ko hari icyo bahinduriye mu buzima bwabo. Uri Imana rero, uri Imana igira neza. Ngaho bana n'uyu mukozi w'Imana ugiye kukwemerera, akaba agiye kuvuga ibyo wamuhaye. Turagushimye kuko Mana yemeye kugira ngo avuge ibyawe wamuhaye, kuko hari benshi cyane bajya babona ibyawe waberetse ntibabikore, ariko Mwami yemeye, Mana yemereye n'umutima we kugira ngo abisohore. Ngaho mukomeze, umuhe imbaraga, umugirire neza mu izina ryawe Yesu Kristo. Yesu, amen. Murakoze, Imana ibahereze umugisha. Nk'uko yabivuze, amazina yanjye nitwa Damien Nshimiyimana. Hanyuma rero ndi umusore, ndi umukristo, nsengera mu itorero rya ADEPR Ibatsinda, ni naho mperereye. Imana rero iduhane umugisha. Mfite ubutumwa ngiye kubagezaho, ariko ntabwo ndi bubabwire bwose, ndababwira igice kimwe. Wenda Imana izadutiza andi mahirwe twongere tubagezeho n'ikindi gice. Rero ndasaba kugira ngo muze gufata bibira cyane, kuko ubuhanuzi mbazane ntabwo buri hirya ijambo ry'Imana. Mwe mudukurikiye mirongo imwe n'imwe ndibujye mvuga, muzajye muyikurikira cyane muri Bible kugira ngo tuze kugendana icyo Imana ishaka kuri mwebwe, mubashe kukimenya mu gihe gisa n'ikingiki. Ijambo ry'Imana riravuga ngo nta kintu nzakora ntakimenyesheje intore zanjye zintakira ku manywa na nijoro. Rero Imana iri tayari, reka mba ariko mbivuga, iriteguye, iri proud yo kubwira abantu ubushake bwayo, ibyo bashakaho, ibyo bakeneyeho mu izina ry'Umwami wacu Yesu. Rero kadusome ijambo dusanga mu gitabo cy'urwandiko rwandikiwe Abaheburayo, dusome ibice byaho 9, dusome n'umurongo waho wa 27. Mu rwandiko rwandikiwe Abaheburayo ibice 9 27 haravuzwe ngo, kandi nk'uko abantu bagenewe gupfa rimwe, hanyuma yaho hakaza urubanza. Ngiye kubabwira ubutumwa Imana yamishuriye, imishura nyuma y'urupfu rwa buri muntu wese, urubanza roho y'umukristo icamo amaze gupfa, kugira ngo agere mu gice kiri mu ijuru gitegererejemo, cyangwa se roho gitegererejwemo roho z'abakiranutsi, roho z'abera, z'aba Petero, ba Matayo, ba Paulo na ba Mose na ba Eliya n'abandi, nk'uko biri mu gitabo cy'urwandiko rwanditswe na Paulo yandikira Abakorinto mu bice byaho 2, mu bice 12 umurongo wa 1 kugeza ku wa 4. Yaranditse aravuga ngo nkwiriye kwirata nubwo bitagira umumaro, reka mbabwire ibyo neretswe n'ibyo neshuriwe n'Umwami wacu. Nzi umuntu muri Kristo Yesu wazamuwe akajyanwa mu ijuru rya gatatu, akumva ibitavugwa iby'umuntu adakwiriye kuvuga. Ubashize imyaka 14 yarazamuwe ajyanwa muri paradizo. Rero Imana irambwira ngo aha muri paradizo roho zitegererezayo, ngiye kukwereka inzira iroho ya buri muntu wese icamo. Rero amabariyeri arimo uba ariyo ugenda ubwire Abanyarwanda. Rero Imana irambwira ngo buno butumwa ngiye kuguhereza si ubw'Abanyarwanda gusa, si ubw'Abanyafurika gusa, bwo n'ubw'Abakristo bose bari munsi y'ijuru. Irangije irambwira ngo ni inzira roho ya buri mukristo wese icamo nyuma y'urupfu rwa buri muntu wese. Mu gitabo cy'umuhanuzi Daniel mu bice 5 umurongo wa 5 haravuzwe ngo, uwo mwanya haboneka intoki z'umuntu zandika ku rusika ruhomye rw'inzu y'umwami, ahereke igitereko kitabaza. Umwami abona ikiganza cyandika. Noneho abibonye mu maso ahinduka ukundi, gutekereza kwe kumagarika umutima, ingingo z'amata kwe zicika intege, kandi amavi arakomangana. Dusimbutse ku murongo wa 25 haravuzwe ngo, kandi byanditswe n'ibyo ibi mene tekeli ufarisini, kandi bisobanurwa bitya mene bisobanurwa ngo Imana ibaza imyaka umaze ku ngoma iyishyiraho iherezo. Muri buno butumwa rero ndimo gushurirwa, Imana yohereje marika kugira ngo mbumenye. Arambwira ngo iyo umuntu agiye gupfa, yaba asenga yaba adasenga, yaba akijijwe yaba adakijijwe, yaba ari umupagani yaba ari umunyabyaha yaba ari umukristo, mu maso h'uwo muntu haza itangazo rivuga ngo, iminsi yo kubaho kwawe Imana yakugeneye irarangiye. Akitso kari nyuma y'iryo jambo ishyizweho iherezo, akadomo. Noneho umuntu wese arambwira ngo umuntu wese umaze gusomera itangazo arapfa. Uwo mwanya rero yamaze gupfa, cyangwa se amaze gukurwa mu mubiri. Nimwibuke igihe Yakobo yabonye urwego ruva mu ijuru rumanuka rukaza ku isi, arangije abona abamarika barimo baruzamukaho, abona abandi bari kurumanukaho. Arangije aravuga ngo mu by'ukuri ahantu hari Imana nubwo nari ntabizi. Rero uwo mwanya ijuru rikingukira buri roho yose
ivanywe mu mubiri mbere y'uko ijyanwa ikuzimu mu gace kari ikuzimu kitwa Gehinomu, na mbere y'uko ijyanwa ikuzimu mu gace kari muri Gehinomu kitwa hanze mu mwijima, na mbere y'uko izamurwa ngo ijyanwe mu ijuru muri kano gace kitwa paradizo, ari ryo juru rya gatatu, aho roho z'abera apana imibiri, roho z'abera zitegereje. Mbere y'uko ajyanwa mu gace kamwe muri utwo duce mbabwiye, marayika amanuka ku rwego ruhagaze imbere y'iyo roho y'uwo muntu. Uyu marayika rero yari afite uburebure bw'ubuzamuke bungana na metero 14, afite igitabo mu biganza gifite ubugari bungana na metero 4, ariko uburebure bungana na metero 6. Arangije arambwira ngo iki gitabo buri muntu wese uri ku isi aragifite, agihabwa akimara kuvuka. Arangije arambwira ngo kigira ikintu gitangira kwandikwamwo akimara kugira imyaka 8 irenzeho umunsi umwe. Inyuma ku gifubiko kiba cyanditsweho ijambo rivuze ngo igitabo cya runaka cyo kwihaniramo ibyaha, igitabo cya runaka cyo kwihaniramo ibyaha bitewe n'izina ry'uwo muntu upfuye uko yitwaga hano ku isi. Icyo gitabo rero kirimo ibyaha by'ubwoko butatu. Nimumve ijambo nabwiwe marayika abwira buri roho yose ivanywe mu isi. Araza agaragara imbere y'iyo roho akayibwira ngo nje nzanywe no kureba ko ijambo ry'Imana ryanyuze mu kanwa k'umuhanuzi Yohana riri mu gitabo cy'ubutumwa bwiza bwanditswe na Matayo ibice 3 umurongo wa 2 rivuze ngo nimwihane ibyaha byanyu kuko ubwami bwo mu ijuru buri hafi. Marayika abazira akayibwira ngo nje nzanywe no kureba ko upfuye warihannye ibyaha byawe. Icyo gitabo kiba kirimo ibyaha by'ubwoko butatu. Cyo twakwita page ya mbere yari yanditsweho ijambo rivuze ngo ibyaha yakoze: kwiba, kwica, gusambana, kubeshya, gusomana n'ibindi byaha bitandukanye muzi abantu bakora mu buzima bwa buri munsi. Iki gitabo rero nabwiwe ko ari cya gitabo kiri mu gitabo cy'ibyahishuwe ibice 20 umurongo wa 12 rivuze ngo mbona bapfuye abakomeye n'aboroheje bahagaze imbere y'iyo ntebe, nuko ibitabo birabumburwa kandi n'ikindi gitabo nacyo kirabumburwa ari cyo gitabo cy'ubugingo. Ndabwirwa ngo ibi bitabo byagiye bibumburwa nicyo iki gitabo buri muntu afite kiri mu bwami bwo mu ijuru. Kuva ku myaka 8 batangira kwandikamwo ibyaha yagiye akora muri ubwo buryo nagiye mbabwira n'ubundi ngiye kubasobanuriramo. Noneho arakubwira ngo nje zanywe no kureba ko wayihannye ibyaha. Arambura rwa rupapuro rwa mbere cyangwa ya page ya mbere iriho ibyo byaha. Icyambere akubwira ngo ndabona warasambanye. Mwumve ikintu natangare kuri twebwe abizera cyangwa se abakristo. Iyo umuntu akoze icyaha saa 3 barandika ngo runaka akoze icyaha. Yakora icyaha saa 4 bakandika ngo akoze icyaha. Yakwiba saa 5 bakandika ngo aribye. Yakwica saa 6 bakandika ngo arishe. Yariganya saa 7 bakandika ngo arariganije. Yasomana saa 8 bakandika ngo arasomanye. Niyo mpamvu ijambo rivuze ngo abapfuye bacirwa imanza z'ibyanditswe muri ibyo bitabo z'ibyanditswe. Rero uru ni urubanza roho y'umukristo icamo kugira ngo imenye aho ijya gutegereza ikirero, gutegereza isomwa ry'urubanza rizaba ku munsi wa nyuma w'amateka w'imperuka uheruka iyindi. Rero arakubwira ngo ndabona warasambanye, nicyo cyampereyeho. Ese nyuma yo gusambana wihannye gusambana? Icyo ni icyambere. Icya kabiri, nyuma yo kwihana gusambana warabyatuye? Icya gatatu, nyuma yo kubyatura wabisabiye Imana imbabazi? Icya kane, nyuma yo kubisabira Imana imbabazi ese warabiretse ntabwo wongeye gusambana? Kuko ijambo riri mu gitabo cy'ubutumwa bwiza bwanditswe na Luka 13 haravuzwe ngo muri icyo gihe hari abantu bari bicaye bamutekerereza iby'abanyagalilaya, abo Pilato yavangiye amaraso n'ibitambo, amaraso yabo yavanga n'ibitambo by'imibiri yabo. Nuko barangije umwami Yesu arababaza ngo mbese mugira ngo abo bantu bari abanyabyaha kurusha abandi b'abanyagalilaya bose ubwo bababajwe batyo? Ndababwiza ukuri ko atari ko biri, ahubwo namwe nimutihana muzarimbuka mutyo mwese. Cyangwa babandi 18 abo umunara w'Isorowamu wagwiriye ukabica bagapfa, mugira ngo bari abanyabyaha kurusha abandi b'i Yerusalemu bose? Ahubwo namwe ndababwiza ukuri ko atari ko biri, ahubwo namwe nimutihana muzarimbuka mutyo mwese. Kwihana biva ku ijambo ry'ikinyamahanga ryitwa metanoia, bisobanura guhindura inzira, guhindukira.
kwatura rero mu gitabo cy'imigani 28:13 haravuzwe ngo uhisha ibicumuro bye ntazagubwa neza, ariko ubyatura akabireka azababarirwa. Rero bareba ko watuye ibyo byaha. Noneho rero iyo asanze warabigejeje gutyo aravivura, n'ikindi cyaha byose nuko agenda areba kimwe ku kindi. Noneho iyo akubwiye ngo ndabona warasambanye, kuko biba byanditswe, iyo ugerageje kubihakana mu maso yawe haza televiziyo cyangwa se akayekara kagaragaza ahantu wasambaniye. Uwo mwanya ndabwirwa ngo wibuke ko handitswe ngo mwirinde, kuko nta cyakorewe mu rwihisho kitazajya ku mugaragaro, kitazajya ahabona. Rero ibyo ukorera wowe unteze amatwi, ibyo ukora abantu batakureba, ujye umenya ko ijisho ry'Uwiteka rikureba. Ibyo ukora wikinze umutware wawe, wikinze ababyeyi bawe, wikinze umurimo, ibyo ukorera hirya mu gicuku, mu muhanda, nijoro, mu migina, umenye ko ijisho ry'Uwiteka rikureba. Kandi ijambo ry'Imana riravuze ngo Imana izazana umurimo wose mu manza, n'igishwe cyose cyaba ari cyiza cyangwa se ari kibi cyose kizahishurwa. Paji ya 2 yari yanditsweho ijambo rivuze ngo ibindi byaha yakoze. Ndabaza ngo ibyo ni ibyaha by'ubwoko ki? Arangije arambwira ngo ibi ni ibyaha ku isi byitwa ubufatanyacyaha, mwita ubufatanyacyaha. Doko ni ibyaha wowe utakoze ariko wagize uruhare rwo kugira ngo ibyo byaha bikorwe. Ngiye kohereza nk'ingero nk'icumi z'ibyo byaha. Urugero rwa mbere, kuba utigeze unywa inzoga ukayigurira umuntu, cyangwa se kuba utanywa inzoga ukayicuruza, cyangwa se ukayiseriva, cyangwa ukayirangura, cyangwa ugatanga inzu yawe igacururizwamo inzoga, cyangwa se ugasanga ufite hoteli yawe. Hari ukuntu abarokore Satani yabinjiriye bafite amahoteli. Umuntu wese w'umurokore cyangwa se w'umukristo wese uzi ko afite inzu ikorerwamo ubucuruzi bw'inzoga, cyangwa se ufite hoteli ikorerwamo ubucuruzi bw'inzoga, natabyihana ngo bisabire Imana imbabazi, izo business zikorerwa muri ayo mazu yiwe agenda azirukana zivanemo, amenye yuko nawe yanditswe ko ari umufatanyacyaha, natabyihana azarimbuka. Yabaye akamoteri gakwirakwiza kamamaza ibyaha by'ubwami bw'umwijima. Kuba utigeze usenya urugo rwawe ariko ukagira umuntu inama yo gusenya urugo rwe, bandika ko uri umufatanyacyaha. Kuba utigeze ucisha inzaratsi ariko ukagira umuntu inama yo kujya kuzicisha. Kuba utagiye mu bapfumu ariko ukagira umuntu inama yo kujya mu bapfumu, ibyo nabyo bandika yuko uri umufatanyacyaha, bandika yuko nawe ukoze ibyaha. Kuba utigeze ukuramo inda ukagira umuntu inama yo gukuramo inda, cyangwa se ukamuha amafaranga yo kuyikuramo, cyangwa se ukamurangira umuganga uri buyimukuriremo, doko ni ibyaha uzi bikorwa ariko nawe wabaye moteri yo kugira ngo ibyo byaha bikorwe. Ikindi ni ukuba utigeze wiba ariko ukagura ibijurano, nabwo bandika yuko uri umufatanyacyaha. Noneho rero nabyo marika kubaza nimba warabyihannye ukabyatura, ukabisabira Imana imbabazi, ukanabireka. Paje ya 3 yanditsweho ijambo rivuze ngo ibyaha yakoze ariko yibagiwe kwihana. Marika arakubaza ngo ibi wibutse warabyatuye, n'ibindi nabyo urabyatura. Ubwo ibyo byo kuri paje ebyiri urabyihana, ubisabira Imana imbabazi, uranabireka. Ariko hari ibyo wakoze utazi ko ari ibyaha, hari n'ibindi wakoze urabyibagirwa. Ese byuremera kubyatura? Wamubwira ngo yego ndabyemera, akabikwatuza kimwe ku kindi. Mbere yuko abumba icyo gitabo, uwo marika wavuye mu ijuru, mbere yuko avuga ngo ibyaha byawe urabibabariwe, hari abantu yambwiye arambwira ngo ngiye kugutuma ku bandi bantu basengera mu matorero atandukanye ariko bazarimbuka. Muri abo hari abasengera muri ADPR, hari abasengera mu bakatolike, hari abasengera muri za Zone Temple, hari abasengera mu badventiste, hari abasengera muri za methodiste, hari abasengera ahantu hatandukanye, kuko yambwiye ko ubu butumwa atari ubw'idini na rimwe bubogamiyeho, ahubwo ari ubutumwa buri mukristo wese azacirirwamo urwo rubanza amaze gupfa. Doko n'inzira buri mukristo wese azacamo. Umuntu wa mbere yambwiye ngo uyu muntu ngiye kukubwira arasenga, ariko ahantu asengera hose naramuka apfuye adakoze kino kintu ngiye kugutuma azarimbuka. Umuntu wa mbere yantumyeho ni umuntu uzasoza urugendo rwe hano ku isi atari yizera ko Yesu Kristo ari umwana w'Imana w'ikinege. Mu gitabo cy'ubutumwa bwiza bwanditswe na Yohana ibice 3 umurongo wa 18 haravuzwe ngo utamwizera amaze gucirwaho iteka kuko atizeye izina ry'umwana w'Imana w'ikinege. Mu gitabo cy'ubutumwa bwiza bwanditswe na Yohana mu bice byaho 8 mu bice byaho 9:35 haravuzwe ngo Yesu yumvise yuko bamusunikiye hanze, araza aramushaka, amubonye aramubaza ati mbese wizeye umwana w'Imana? Aramubwira ngo databuja ninde namubona nkamwizera? Aramubwira ngo
wamubonye kandi niwe muri kuvugana. Nuko aramupfukamira. Rero arantuma ngo umuntu wese usenga utizera ko Yesu Kristo ari umwana w'Imana azarimbuka, kuko ijambo ry'Imana riravuzwe ngo ufite uwo mwana n'ufite ubugingo. Paul yandikiye Abakorinto aravuga ngo nta rundi rufatiro rukwiriye gushyirwaho uretse urwashyizweho mbere, ari rwo Yesu Kristo. Kandi mu gitabo cy'ibyakozwe n'intumwa haravuzwe muri 4:12 ngo kuko ari nta rindi zina twahawe munsi y'ijuru abantu bakwiriye gukirizwamo. Rero uwambaza iryo zina azakizwa, ariko utazaryambaza, utazaryizera azacirwaho iteka. Uwo ni umuntu wa mbere. Umuntu wa kabiri ni umuntu wese usengera ahantu hatandukanye ku isi, kuko ku isi abantu bagira ingengabitekerezo z'amadini cyangwa se ingengabitekerezo z'ibihugu n'ingengabitekerezo z'uruhu. Hari abantu bavuga ngo ubwo buno butumwa bwazanywe n'abirabura cyangwa abazungu ntabwo tuzabwizera, bakagira ingengabitekerezo mu mitima yabo ariko z'ubusatani, bikabatera kudakizwa cyangwa se bikabatera no kutumvira ijambo ry'Imana. Undi muntu wa kabiri natumwe ko atazigira atambuka ino bariyeri ya mbere, ni umuntu usengera ahantu hatandukanye ku isi ariko akazasoza urugendo rwe ku isi atari yabatizwa mu mazi menshi. Mu gitabo cy'ubutumwa bwiza bwanditswe na Yohana ibice 3:23 haravuzwe ngo ariko Yohana we yabatirizaga muri Ayinoni bugufi bw'Isalimu, kuko aho hari amazi menshi abantu barazaga bakabatizwa. Ndangije ndamubaza ngo ese cya gisambo cyari kiri ku musaraba ko cyagiye mu ijuru kitabatijwe mu mazi menshi, ariko ukabumbwiye ko abantu basenga batabatijwe mu mazi menshi bazarimbuka. None nukubera karangije arambwira ngo kiriya gisambo cyagiye kitabatijwe nkuko Malaki yagiye atabatijwe, nkuko Yeremiya nawe yagiye atabatijwe, nkuko Hosiya nawe yagiye atabatijwe, na Ezekiel agenda atabatijwe. Arambwira ngo cyagiye kitabatijwe kuko umwami Yesu yari atarapfa ngo azuke. Arangije arambwira ngo rero ubu Yesu yamaze kuzuka nta muntu uzongera kwinjira mu bwami bwo mu ijuru atabyawe n'amazi. Ndamubaza ngo ubwo amadini yose asenga ku isi ariko atabatiza mu mazi menshi koko azarimbuka? Arangije arambaza ngo mbese, arambwira ngo nange reka nkubaze, mbese inkoko yamira inka? Ndamubwira ngo ntabwo inkoko yamira inka. Arambwira ngo uko inkoko itamira inka niko amagambo y'abapapa, amagambo y'abasenyeri, amagambo y'abashumba, amagambo y'abapasiteri n'abahanuzi n'abavugabutumwa atakuraho ijambo ry'Imana. Noneho rero mu gitabo cy'ubutumwa bwiza bwanditswe na Yohana ibice 3:5 ndawufatanyiriza n'undi muntu yantumye ko atazatambuka bariyeri ya mbere. Undi ni umuntu usenga akazasoza urugendo rwe ku isi atari yabatizwa undi mubatizo wa kabiri witwa umubatizo wo mu mwuka wera. Nkuko ijambo rivuze ngo umuntu utabyawe n'amazi n'umwuka ntibishoboka yuko yinjira mu bwami bwo mu ijuru. Umwami wacu Yesu Kristo mbere ko asubira mu ijuru yabwiye intumwa ziwe ijambo ariko natwe ryatugezeho. Arababwira mu byakozwe n'intumwa 1:5 ngo kuko Yohana yabatirishaga amazi ariko mwebwe mu minsi mike muzabatirishwa umwuka wera. Rero hari undi mubatizo wa kabiri witwa umubatizo w'umwuka wera. Mu gitabo cy'ubutumwa bwiza bwanditswe na Mariko 2:21 haravuzwe ngo nta udoda igitambaro cy'ikiremo gishya ku mwenda ushaje yagira icyo kiremo gishya cyacu uwo mwenda, nta nusuka vino y'umutobe mu mifuka y'impu ishaje yagira atyo iyo vino yaturitse iyo mifuka vino igasandara hasi ikononekara, ahubwo vino y'umutobe Imana ihabwe icyubahiro isukwa mu mifuka mishya. Iyo vino y'umutobe Yesu Kristo yaravuze ni umwuka wera. Imifuka ishaje ni imitima iri mu ibyaha, noneho ikiremo gishya ni umwuka wera, noneho igitambaro gishaje ni imitima irimo ibyaha. Icyambere rero uruhari rw'umuntu kugira ngo abatizwe mu mwuka wera nibwo kwihana ibyaha byiwe. Cya kabiri Yesu aravuze ngo ko muzigwa abana banyu ibyiza kandi muri babi so mu ijuru azananirwa guhereza umwuka wera abamumusaba. Urundi ruhari rw'umuntu nirwo kujya asenga abwira Imana ngo mbatiriza mu mwuka wera, mu mwuka wera, nkuko intumwa zagiye gushaka umwuka wera mu cyumba cyo hejuru. Umuririmbyi yaravuze ngo dushaka uwo mwuka ni Yesu awutugeneye, dushaka uwo mwuka ni Yesu awutugeneye. Undi aravuga ngo Mana turategereje kwakira uwo mwuka wawe, tumugusabye twizeye. Hari inshingano yawe yo gusaba umwuka wera. Amen. Undi muntu natumweho rero, undi muntu natumweho ni umuntu uzasoza urugendo rwe hano ku isi atari yarya igaburo ryera, atararya kiriya kimenyetso
cy'umubiri wa Kristo n'amaraso ya Kristo, kuko byanditswe mu gitabo cy'ubutumwa bwiza bw'umwami wacu Yesu Kristo bwanditswe na Yohana 6:53, haravuzwe ngo ariko nimutarya umubiri w'umwana w'umuntu ngo munywe n'amaraso ye, nta bugingo muba mufite muri mwebwe. Rero abantu mutarya umubiri wa Kristo, ntimunywe n'amaraso ya Kristo, mumenye yuko nta bugingo bwe buri muri mwe, muzarimbuka nimuramuka mupfuye mutari mwabikora. Hari abandi Uwiteka yantumyeho basengera mu idini ya Katolike. Umuntu wese uzi ko yatanze amafaranga yo kujya kubaka kiriya gisitati cya Bikira Mariya wese azagenda abyihane, kuko yaramije ibigirwamana. N'undi muntu wese akikubise imbere, n'uwambaye amashapure agasenga ari amanigi bambara mu majose, n'abantu bagiye babyirukanka inyuma mu gihe cy'imitambagiro, muzagende mu byihane. Ijambo ry'Imana ravuga ngo ntukiremere igishushanyo kibajwe, cyaba igisa n'ishusho yose iri hejuru mu ijuru. None Bikira Mariya mushushanya aba mu ijuru, ntabwo yarimbutse. Turamukunda ariko ntabwo ari Imana, nta nubwo akwiriye kuramywa, nta nubwo akwiriye gusengwa nk'ikigirwamana. Uramye Uwiteka Imana yawe gusa. Rero muzabyihane. N'abantu mwajye mufata amazi bita amazi y'umugisha, reka mbabwire, hari abandi nabwiwe yuko basizwe ari amazi y'imigisha, ariko ari amazi yogeshejwe imirambo. Rero nta mazi y'umugisha ari mu isi, amazi y'umugisha ari mu ijuru. Nta mazi y'umugisha ari mu isi, amazi y'umugisha ari mu bwami bwo mu ijuru. Rero bino bababwira ngo ni amazi y'umugisha, hari abayaterwa ariko ari amazi yogeshejwe imirambo. Aya mazi rero aterwa bamwe muri bo, litiro imwe y'amazi yogeshejwe uruhinja igurwa ibihumbi 100. Ikindi ayogeshejwe umurambo w'abantu bakuze agurwa ibihumbi 70. Rero ibyo binabibwiwe kugira ngo mbibamenyeshe abantu muzabijyemo mubizi. Rero ayo namwe mu mabanga ya Satani nari mise mvugiramo, kuko nabyo byari bibaye ngombwa. Ikindi undi muntu atumyeho ni umuntu uzaba ufite umuntu wamuhemukiye hano ku isi, akamugira nabi, akamwica, akamwicira sori, akamwambura, akamusenyera, akamuharabika, ariko akanga kumuhereza imbabazi, akanga kumubabarira. Ndatumwa ngo umuntu wese usenga ariko utaratanze imbabazi azarimbuka. Ijambo ry'Imana riravuga ngo nimutababarira abandi, namwe so ntazababarira ibyaha byanyu namwe. Ikindi ijambo ry'Imana ravuze ngo mubabarirane nk'uko namwe so yabababariye ibyaha byanyu. Rero umuntu wese udatanga imbabazi ni ukuri, ubwo iki kimwe cyonyine nikimugaragaraho, ibindi arabitunganije kuri no bariyeri ya mbere, azarimbuka. Ni kamwe kuri kamwe, akagutsinze uhita uparikirwa aho ngaho, ntukomeza gucirwa urubanza, ubutsinzwe. Noneho rero undi muntu utazatambuka kuri no bariyeri ni umuntu atunganije bino bintu byose maze kubabwira, ariko kazasoza urugendo rwe ku isi afite umuhigo yahize atahiguye, ahubwo akajya asenga avuga ngo Imana imbabarire igasimigure, abashumba n'abahanuzi nabo bakamubwira ngo Imana ikubabarire, agapfana uwo muhigo. Ndatumwa ngo abantu mwese mwahize imihigo muyihigure. Ntago ndibabwire ngo muyihigure kuko igihe cyo guhinga indi kije, ibyo byobyo musanzwe mubizi ko ibyo bihe rwose tugiye kubisohoramo. Ahubwo nge naratumye ngo mbabwire ngo muhigure imihigo mwahize mutazarimbuka, kuko Uwiteka atazabura kwibabaza. Mu gitabo cyo gutegeka kwa 2:23 umurongo wa 22 aravuzwe ngo nuhigira Uwiteka Imana yawe umuhigo ntuzatinde kuhigura, kuko Imana itazabura kukubaza bikakubera icyaha, ariko niwirinda guhiga ntago bizakubera icyaha. Nuko ijambo ryavuye mu kanwa kawe ujye uryitondera urisohoze, numara guhigira Uwiteka Imana yawe umuhigo wayigishijwe n'umutima ukunze. Ndatumwa rero ngo umuhigo nta muntu ubwira Imana ngo mbabarira, ahubwo usohoza icyo wahize. Undi muntu rero ni umuntu uzasoza urugendo rwe ku isi yarakoze icyaha cyo gutuka umwuka wera. Yarakoze icyaha cyo gutuka umwuka wera. Mu gitabo cy'ubutumwa bwiza bwanditswe na Matayo 12:31, Yesu yaravuze ngo abantu bazababarirwa ibyaha byose n'ibitutsi byose, ariko gutuka umwuka wera ni icyaha kitababarirwa. Ibyo abivugiye kuko bavuze ngo afite dayimoni. Gutuka umwuka wera ni ukuvuga ngo umukozi w'Imana afite abadayimoni, afite abazimu, kandi atari bo bamurimo, ahubwo ari umwuka w'Imana umurimo. Uwo mwuka w'Imana umurimo, uwo mwuka w'Imana umukoresha, uwo mwuka w'Imana umwicayemo, niba wise idayimoni. Rero Imana ibizakubaza nimba ari dayimoni, kuko
uravuze ngo uno mukozi w'Imana yahanuye, yigishije, yakoze ibitangaza, ariko si Imana yamukoresheje, ni abadayimoni. Rero iyo ari Imana yari imurimo ukaba ariyo wita abadayimoni, hehe n'ubugingo buhoraho? None rero byo nta muntu ubyihana, ahubwo umuntu agomba kubaho adatuka umwuka wera. Kubyihana rero cyangwa se kubyirinda no gufatira inkota ku munwa kugira ngo utabivuga, kuko itutse umwuka wera, hehe n'ubugingo buhoraho. Rero iri somwa ry'urubanza rizatsinda benshi. Ntirizareba ubwoko, ntirizareba idini, ntirizareba igihugu, ntirizareba akarere, ntirizareba umugabane, ntirizareba abantu runaka b'ibyiciro bitandukanye, ahubwo rizareba buri muntu wese wapfuye azi gutandukanya ikibi n'ikiza. Ku myaka 8 nk'uko ijambo ry'Imana rivuze ngo uyu muntu amaze kuba nk'umwe muri twe, nk'imwe muri twe ku byo kumenya gutandukanya ikibi n'ikiza. Rero uwo muntu wese mu rubanza mu rukiko rw'Uwiteka azaburana, atsinde cyangwa se atsindwe, atsindishirizwe cyangwa se atsindishwe. Noneho rero undi muntu wa nyuma natumweho ni umuntu uzasoza urugendo rwano ku isi yarihakanye umwami Yesu, habayeho akarengane, gutotezwa, kwicwa, gufatwa, gufungwa, agasinya akihakana umwami Yesu Kristo. Arangije arambwira ngo umuntu nawe wese Yesu nawe azamwihakana imbere y'Imana n'imbere y'abamarayika biwe. Rero ibi byose mbabwiye ugaragaye ko atsinze, nta kintu na kimwe muri byo kimugonze atatunganije, marayika w'Imana afata urupapuro akamuteraho kashi ivuze ngo aratsindishirijwe. Rero agakomeza kuri bariyeri ya kabiri. Iyi nzira roho y'umukristo icamo irimo bariyeri 6. Iyi ni bariyeri imwe, bashishikarije kuzakurikirana bariyeri n'izindi ziri imbere 5 nazo tuzazitambutsa Uwiteka naramuka dushoboje. Ubutumwa rero ntimubwihererane, ndabinginze, ndabasabye mumbabarire cyane, mukoreshe ya mubwoherereze abandi kugira ngo nabo babashe kubwumva. Uwiteka rero abahereza umugisha. Reka nsoreze kuri no bariyeri ya mbere kugira ngo tutazabarambira, mujye mukomeza gukurikirana n'ibindi. Imana mu gihugu cyo mwijuru iduhana umugisha. Murakoze cyane. Rero ugaragaye ko hari ikintu kimutsinze muri ibi ngibi, marayika aramubwira ati rero sanga so Satani kuko ari we wakoreye. Rero uwo mwanya amarembo yo y'ikuzimu nibwo yatakinguka, abademoni bakaza bakamujyana ikuzimu. Yatsinda amarembo y'ijuru nibwo yatamukingukira, ari bucemo nyina azamuka, kuko marayika we akingurwa amarembo ari kumusanga asanga roho hano ku isi, ariko iyo roho itari yakingurirwa irembo riyerekaho iri bujye. Imana yo mu gihugu cyo mwijuru rero umuremyi wacu ihabwe cyubahiro. Murakoze cyane, ndabashimiye. Senga Imana. Reka dusenga Imana. Mana turagushimiye mu izina ry'umwami wacu Yesu Kristo, kuko Imana igira neza kandi uri Imana ishobora ibintu byose. Data tugushimiye ko twumvise ubutumwa bwawe, tugushimiye bikomeye ko ubutumwa bwiza butambuka ku Muremyi TV. Mana bahereza umugisha kandi ubagure cyane muri byose, bagwirize muri byose. Ndasabira umugisha abantu bose bazumva buno butumwa mwami uzabashoboze kugira ngo ibyo bumvishe muri byo bagomba gutunganya bazabitunganye. Yesu Kristo umwami wacu tubisabye twizera koze mwami. Amen.